Shuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe. Nishimiye kongera kubana nawe muri aka kanya. Wahisemo neza gufungura Agakiza TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ku bambonye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Data mu izina rya Yesu, uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe, turasenze kugira ngo uvugane natwe mu ijambo ryawe, utumenyeshe imigambi yawe myiza. Ubuntu bwawe bukomeze kutubonekaho uko ari byose kubw'urukundo rwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro, wahisemo neza kubana natwe, turabigushimira kandi ntekereza ko Imana ifitiye ikigiye kuvugana nawe muri aya magambo tugiye gusoma mu Bafilipi ibice 4:8. Haravuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwibwira neza, kwibwira cyangwa se gutekereza ibintu byiza. Rimwe na rimwe hari igihe dutekereza ibintu biciriritse bitewe n'ibyo twibwiye cyangwa se twabwiwe na Satani cyangwa se twabwiwe n'igihe turimo. Iyo usomye aya magambo arasa nk'aho atubuza gutekereza ibintu biciriritse, ibintu bitari byiza, kubera ko hari ibitekerezo nyene. Buriya abantu bagira ibitekerezo bitandukanye. Hari abantu batekereza ibintu by'abanoble, ibintu by'abantu abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Niko Bibiliya ivuga ko twebweho turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari byo gusa, Bibiliya iravuga ngo uko umuntu yibwira niko ari. Umuntu yibwira ibijyanye n'uko ari. Rero iyo tuvuze ngo aba ari byo mwibwira, dukwiye kwibwira ibintu bitari bibi, kubera ko iyo umuntu akijijwe akakira Yesu umwami n'umukiza, ahindura intekerezo. Ariko nagomba mbabwire ko bitajya byemera. Iyo ubitse ibintu bibi mu mutima, birangira wibwiye bibi, kubera ko ibiri mu mutima wawe nibyo akanwa gasohora, nibyo akanwa kavuga. Hano Bibiliya yatubwiye ibintu hafi 8 dukwiye kuba twibwira, kandi n'ibitekerezo bidaciriritse, ni ibintu bitari byo ku rwego ruri hasi, ahubwo ni ibintu byiza. Murabizi ko iyo umuntu yakiriye agakiza mu gice cy'umwuka, akakira Yesu umwami n'umukiza, hari inzira akora cyangwa se hari urugendo akora rwo guhinduka imbere muri we, kugira ngo ubuntu bw'Imana bumuyobore hose, haba mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ubwo rugendo iyo warukoze, bigera igihe Imana ikakuzura, Kristo akuzura ubuzima bwawe bwose, uko utekereza, uko ibyo uvuga, ubuzima ubayeho byose bikaba bisa. Hari igihe wicarana n'umuntu ari mwene data, ukumva ibitekerezo atanga, ukavuga ati mu by'ukuri nta hantu ampishe, kubera ko ibyo avuga ni wowe ukuri. Kandi buriya abantu rimwe na rimwe baracikwa, nubwo yaba inyuma. Urabona, idini ryatwigishije ko inyuma tugomba gusa neza, tukavuga ibintu byiza mu rusengero, ariko iyo tutari mu rusengero bigenda bite? Ni biki tuvuga, ni biki dutekereza? Uko umuntu yibwira niko ari, niko Bibiliya ivuga. Uko umuntu yibwira niko ari. Hano Bibiliya yatubwiye ibintu hafi 8. Yavuze ngo ibisigaye bene data, no kuvuga ngo hirya yo gukizwa, hirya yo kuburirimba, hirya yo kuri uri umukozi w'Imana, hirya yo gukora bya bindi byose bitandukanye, hari ibindi Bibiliya tubwiye ngo ibisigaye. N'ubundi aho ugeze hari ibindi bigisigaye. Ntabwo turarangiza gusa na Yesu. Muri ibi bintu 8 rero tugiye kureba, Bibiliya yatubwiye ngo iby'ukuri byose aba ari byo mutekereza, aba ari byo mwibwira. Ese abantu babayeho ubuzima buri mu kuri? Mu kazi ukora, mu mibereho ya buri munsi, ubayeho ubuzima buri mu kuri? Bibiliya yatubwiye ngo iby'ukuri byose, apana iby'ukuri gice.
abantu benshi bakunda kuvuga ngo ukuri kose ntikuvugwa, ngo kiretse ushaka gupfa. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo iby'ukuri byose, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ibintu byose bitari mu kuri ntashobora kubishigikira. Iby'ukuri byose, mu rugo ukabaho mu kuri, mu kazi ukabaho mu kuri, ugatekereza ibiri mu kuri bihuye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Iby'ukuri byose. Hari abantu abazi ko abayeho ubuzima mu by'ukuri butuzuye ukuri, akaba azi ko uburyo yabonye akazi, uburyo yubaka inzu, imodoka yaguze, isambu afite, akaba azi ko huzuyemo uburiganya. Ibyo bintu bitari mu kuri rero, umutima ntujya ruswa, uba ubizi ko utabaho ubuzima buri mu kuri. Uburyo ukoresha ikoranabuhanga n'ibindi, telefone yawe niba irimo porunogarafi urabizi, niba uyikoresha mu buryo butari mu kuri urabizi. Bibiliya yatubwiye ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, apana igice, iby'ukuri byose. Ubane na mugenzi wawe mu kuri utamujyajya, iby'ukuri byose. Hanyuma icya kabiri, muri bya bintu 8 tugomba kwibwira, Bibiliya yatubwiye ngo ibyo kubahwa byose. Nagira ngo nkubaze, niba Imana yifuza ko tubaho ubuzima butari tudatekereza ibintu biciriritse, kubera ko utekereza ibintu bitari byo kubahwa, ibitekerezo byawe nakubwiye ko ari wowe, ibyo usohora ni wowe ukuri. None Bibiliya yatubwiye ngo ibisigaye bene data, ni mujya kwibwira, mwibwira ibintu byo kubahwa, kubera ko uzasiga umurage. Niyo mpamvu ukwiye gutekereza ibintu byo kubahwa. Icya gatatu, ibindi bintu dukwiye kwibwira ni ibyo gukiranuka byose, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose. Gukiranuka, iyo bavuze gukiranuka, ntabwo ari gukiranuka mu rusengero ngo witware neza mu rusengero gusa, oya, ahubwo no mu kazi wige gukiranuka. Abantu benshi bagenda bavuga ibintu bitandukanye bitewe n'aho bakorera, akavuga ati mu bucuruzi ntawakiranuka. Undi ashobora kukubwira ati rega mu ishuri ntawakwiga adakopera. Undi nawe ashobora kukubwira ati rega isi y'uyu munsi biragoye gukiranuka mu kazi, biragoye ko waba umunyakuri. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ibyo gukiranuka byose. Yanibaza umunsi tuzahagarara imbere y'Imana. Ikintu gitangaje, no mu bakorera Imana ashobora kukubwira ati rega mu murimo w'Imana naho ntawapfa gukiranuka ngo bishoboke. Ariko none se Bibiliya idusaba ikintu kidashoboka? Hanyuma se niba gishoboka, kuki tutagwana no gutekereza no kwibwira ibyo gukiranuka byose? Nta muntu n'umwe ufite uruhusha rwo gukiranirwa, nta n'umwe. Uzemera intege nke zawe, ubwira Imana ati Imana natsinzwe, yenda byananiye, ariko ntukajye ubishigikira nk'aho biri ukuri. Kuko hari igihe umuntu yibwira ibintu bitari ukuri, akakubwira ko bidashoboka, akakubwira ati nta kundi byagenda, sosiyete niko imeze. Bibiliya yatubwiye ngo ibyo gukiranuka byose. Hanyuma icya kane, batubwiye ngo ibiboneye byose. Iyo bavuze ibiboneye, muribuka ko Yesu ari ku musozi yaravuze ngo hahigwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Ntabwo ari ukubonera k'umutima gusa, ahubwo Bibiliya yatubwiye ngo ibiboneye byose. Iyo bavuze ibiboneye, ni ibintu biri hori, ibintu bitunganye, ibintu bidafite umugayo. Hari igihe umuntu ajya gukora akazi, wenda ni umufundi, agakora asondeka kugira ngo atubure imibyizi. Mu by'ukuri ukabona ibintu akora ntibiboneye. Ariko nyantangara, waba udoda nabwo ukwiye gukora ibiboneye, kubera ko uwo muntu wadode bazamubaza aho yadodesheje. Nubwo batazaba bazi umudozi, ariko bazajya bavuga ngo ninde yakudodeye. Ubwo ni nk'uko babaza ngo ninde yakubakiye, ni nk'uko babaza ngo izi ntebe ninde yazigukoreye. Ibintu ukoze biboneye bizaguhesha umugisha, kandi ibintu wakoze bitaboneye nabyo bizakuzanira ikibazo, byaba vuba cyangwa kera. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo ibiboneye byose. Ibi ni ugukorera muri perfection, ni ugukora icyiza cya nyuma ku rwego rw'ubushobozi ufite. Yewe no gutanga, nujya gutanga ujye utanga ibyiza biruta ibindi kuba byiza ku rwego rw'ubushobozi ufite. Ibiboneye byose. Hanyuma
Bibiliya yatubwiye cya gatanu ngo ibintu dutekereza biba ari ibintu by'igikundiro. Iby'igikundiro biba ari byo twibwira. Iyo bavuze ngo iby'igikundiro byose, kubera iki abantu bakora ibintu by'igikundiro gike? Uburyo witwara ukwiye utekereza ngo ibi bintu nkora ni iby'igikundiro. Ni ukuvuga ngo wa muntu yakoze ibiboneye, yakoreye muri perfection, ibintu yakoze bizagira igikundiro, niko Bibiliya hano ivuze. Iby'igikundiro byose. Biratangaje ko abantu baba ari abakozi b'Imana babiri yenda ku rusengero, ukabona urusengero rwose guyumva mu mukozi w'Imana umwe kubera ko ibintu akora afite igikundiro. Murabizi ko igikundiro kiva ahantu hatatu. Hari icyo umuntu avukana, hari icyo umuntu asengera Imana ikakimuha, hari n'ikiva mu mirimo myiza. None muri ibi waburamwo kimwe byibuze? Bibiliya tubwiye ngo iby'igikundiro birashoboka wenda ko utakivukanye, ariko ukwiye kugisaba Imana. Yabesi yarasenze aravuga ngo cyamukampa umugisha ukagura imbago zanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Imana imuha ibyo yasabye byose. Niba utarakivukanye byibuze gisengere. Hanyuma niba ibyo bivuze bya mbere utabifite, basi gerageza gukora imirimo myiza. Bibiliya yatubwiye ngo iby'igikundiro byose. Hanyuma icya gatandatu, Bibiliya yatubwiye ngo ibishimwa. Dukwiye gukora ibintu bishimwa. Ibintu bishimwa, uzi ko Bibiliya igeraho ikavuga ngo abantu nibajya no kudutekereza, ngo badutekereze nk'inyangamugayo, nk'abantu beguriwe ubwiru bw'Imana. Hano hatubwiye ngo nibishimwa. Ibintu wowe udashima ari wowe wabikoze, utekereza ko ari nde wundi azabishima? Hanyuma icya karindwi, Bibiliya yatubwiye ngo nihaba hariho ingeso nziza. Kimwe mu bintu bitugora mu rugendo rw'agakiza ni uguhinduka ku ngeso. Guhinduka ku ngeso rero ni urugendo umuntu akora. Guhinduka ku ngeso ni urugendo umuntu akora. Ingeso Pawulo yavuze 16 za kamere, ariko zishobora kuba zirenze izo. Dukwiye kwiga guhinduka ku ngeso. Hanyuma icya munani, Bibiliya yatubwiye ngo tubeho ubuzima bushima, kandi ntihaba hariho ishimwe ibyaba ari byo mwibwira. Ibi bintu 8 nibyo biri muri uyu murongo wa Filipi bice 4 umurongo w'8, aba ari byo twibwira. Ibiri hirya y'ibyo ntabwo twemerewe kubyibwira. Muri Matayo bice 5 umurongo wa 36 cyangwa 7 haravuga ngo ijambo ryanyu ribe yego cyangwa oya, ibirenze ibyo biva ku mubi. Nanjye numva navuga ngo ibiri hirya y'ibi mvuze bishobora kuba, ibitari bimvuze bishobora kuba biva ku mubi. Dukwiye kubyirinda. Muri iki gihe hari ibintu abantu benshi bibwira kandi dutemerewe. Ntabwo nabivuga byose, wenda reka mvugemwo bike. Icya mbere ni ibitagenda neza mu miryango yacu. Abantu benshi bibwira ibijyanye n'ibikomere bakuye mu muryango. Washatse umugabo hanyuma ntiyakubera mwiza, washatse umugore ntiyakubera mwiza, wenda ababyeyi bawe bakora bafite ingeso zigukoza isoni. Mu miryango abantu benshi bahabwiriwe amagambo mabi abakomeretsa. Abantu benshi bibwira, ibyo bibwira ni ibigaruka ku byo bumviye mu miryango cyangwa se ibyo bahuye nabyo mu miryango. Ntabwo ari mu miryango gusa, no muri sosiyete naho hari igihe tuhahurira n'ibikomere. Tugahura n'ibikomere bitandukanye bitewe n'uko sosiyete imeze. Hari sosiyete idakundana, hari sosiyete y'abantu badatanga, abantu bikunda, abantu bagira ishari, abantu buzuye igomwa, abantu bahorana amatiku mu buryo butandukanye. Iyo umuntu aba muri sosiyete imeze icyo, mu by'ukuri aravunika. Ibyo bintu rero bakubwiye, byaba mu muryango byaba muri sosiyete, bizakomeza kukugarukamwo aba ari byo wibwira. Ibyo batubwiye ko atari byo dukwiye kuba twibwira, kubera ko Yesu mu byamuzanye harimo no gukiza imitima ikomeretse. Muri iki gihe hari n'igihe ibyaremwe byigaragambya, hakaba inkangu, hakaba ibiza, hakabaho impfu zijyanye nabyo. Ibyo bintu nabyo ntabwo bikwiye kudutsikamira. Dukwiye kubizana kuri Yesu, tukamwemerera ko twakomeretse, akagira icyo abikoraho. Ikindi kintu abantu bakunda kwibwira cyane cyane abakristo ni ibitagenda neza mu nsengero zabo.
iyo bahuye basengera mu rusengero rumwe umwanya munini bawumara bagaruka ku bitagenda. Buriya pastori itwara gutya, muri korali ntibyakagombye kuba bigenda gutya, abantu bafite ukuntu nyene bavuga ibitagenda. Nta nubwo ari mu itorero gusa, n'ikipe yanyu yatsinzwe, ibyo abantu bagarukaho n'iby'amakipe yabo, ibitagenda neza mu ikipe. Ahubwo nyanibaza ibintu abafana bavuga buri munsi ku makipe yabo bafana bakunda, wabashira mu kibuga babasha kubikora. Ibyo nibyo sibyo dukwiye kuba tugarukaho ngo tumara amasaha menshi twibwira ibintu tudafite icyo tuzahinduraho. Abandi bantu bavuga ibijyanye n'intambara z'Uburusiya na Ukraine n'izindi nyinshi zihari ku isi. Ibyo bintu udafite icyo uzahinduraho, utazatangamo ibitekerezo, kuko ibigufata amasaha menshi wibwira ibintu bitari udafite icyo uzahinduraho, byibuze utari no kubisengera basi. Usibye gutahana umutima ubabaye, nta kindi kintu uzabihinduraho mu by'ukuri. Ibyo rero ntabwo ukwiye gufata umwanya munini ubyibwira, kiretse n'uba upfukamye uriho urasenga kugira ngo habe impinduka. Ibyo byo wabugize neza. Ikindi kintu kifashe umwanya abantu muri iki gihe ni ikiguzi cy'ubuzima. Ibiciro byarazamutse ku isi hose, abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza, bumva batazajya batazabona ibibatunga kubera ko nyene ibyo bibwira nibijyanye n'ubuzima. Ariko mbibutse ko mu ijuru nta crise economique yabayeyo. Imana izakomeza gutunga abantu bayo, Imana izakomeza gutanga umugisha, Imana izakomeza kugira neza abayikunda. Dukwiye kwibwira neza. Nibutse ku irembo ry'Isamariya. Irembo ry'Isamariya abantu bari bamerewe nabi, bari ibihanga by'indogobe, bari amahurunguru y'inuma, bageze igihe bajya abandi. Hanyuma umwami ajya kureba Elisa, aramubwira ati ukaba ukiri mu gihugu tukaba twishwe n'inzara kuri iki kigero, uri umuhanuzi? Arababwira ati ejo ku irembo ry'Isamariya ifu izabigurwa shekeli. Bibiliya iravuga ngo umuntu yarindaga umwami yibwira nabi. Ahita aramubwira ngo ibyo uvuze nubwo ijuru ryakingura amadirisha yaryo ntabwo byashoboka. Ese aramubwira ati wifata umwanya munini, ibyo uvuze uzabirebesha amaso ntabwo uzabijya. Kuba Imana yabivuze ko bizaba bihari, byo bizaba bihari. Uzi ko mu gitondo ibyo kurya byari byabonetse, umwami agaha umunzane wa muntu yamurindaga ngo apimire abaturage batwara ibingana, kuko bose bashonje, bakamukandagiraho agapfa bibonye atabiriye. Icyo ngira ngo nkubwire, kwibwira nabi ni ikintu kibi, kwibwira neza ni ikintu cy'ingenzi. Kugeza ku mwuka wawe wa nyuma uzahumeka, uzaba ucibwira neza. Iby'ubuzima buri kuzamuka, yego abantu bageze igihe bamerewe nabi birumvikana, ariko Imana yacagirira neza abayikunda. Nta mpamvu yo kwibwira nabi. Ikindi kintu gituma abantu bibwira nabi ni amosha ya Satani. Satani araza akamplifia ibintu waciyemo, akabiremereza amabuye, ukajya wumva ugiye nko kuzapfa. Ibyo ntabwo ari byo dukwiye kuba twibwira. Amosha ya Satani, Yesu yaratubwiye ngo nidusenga tujye tuvuga ngo ntuduhane mu bitwosha, ahubwo dukize umubi. Iyo bavuze ngo dukize umubi, nuko amosha ye ashobora kukubana menshi kugeza igihe akwemeza kwiyahura. Abantu benshi bafite ibitekerezo biganisha ku kwiyahura kubera ko bahura n'amosha ya Satani. Ibyo si byo dukwiye kuba twibwira, ahubwo twibwire ibyanditse. Twibwire ko ejo ari heza kuruta uyu munsi. Twibwire ko Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Kubera ko iyo ibyiringiro birangiye haba hasigaye kwiyambura ubuzima, kandi ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Abandi bantu muri iki gihe bibwira ibijyanye n'iminezero itari ukuri. Kureba filime amasaha 8, ibyo bintu si ibintu byiza wakagombye kuba wibwira, kuko nta nyungu y'Imana irimo, nawe ntacu uzungukamo. Uwakinye biriya bintu yashakaga amafaranga, yenda arayabonye. Ukwiye kuba wibwira ibyiza, kubera ko ibintu winjije imbere muri wowe bizakuyobora uko biri kose. Niba rero winjiza ibitari ukuri, ukinjiza ibintu by'ibinyoma, filime ni montage, ni ibintu bitari ukuri, nico gisobanuro. Ibyo bintu wibwira bizakuyobora, kandi bizagena imyitwarire yawe n'ejo hazaza. N'imbuga nkoranyambaga n'ibindi, uzarebe ukuntu agafilime gasekeje kajyaho abantu miliyoni bakaba bagasuye mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 2, kubera ko abantu nyine ibyo nibyo bakunda.
ariko ibyo si byo twakagombye kuba twibwira. Muzi ko Yosuwa igice cya mbere Imana yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Kandi Bibiliya ikavuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Dukwiye kuba twibwira ibyiza bitari bibi. Abandi bantu nabo bishoye mu mibonano mpuzabitsina, abandi bagiye mu biyobyabwenge cyangwa se inzoga babishakamo umunezero. Ibyo bintu byose bibwira ntaco bishobora kubahinduraho. Bibiliya yatubwiye ngo ibisigaye bene data, bavuze bene data, abataraba bene data nabo ntibafite uruhusha rwo kwibwira nabi, ariko hano Bibiliya yatubwiye ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, ibyaba ari byo mwibwira. None mbere yuko dusenga, umaze iminsi wibwira iki? Ni iki wibwira ku rugo rwawe? Ni iki wibwira kuri ejo hazaza? Ni iki wibwira ku bijyanye n'imyizerere yawe? Ni iki wibwira ku buzima bwo gukunda Imana? Kuko hari n'abantu bibwira nabi ku Mana kubw'ibyo baciyemo. Muri iki gihe ni ibiki wibwira? Ibyo wibwira bizahinduka wowe. Niyo mpamvu ukwiye kwibwira ibyiza. Niba hari aho wibwiye bibi, usaba Imana imbabazi, hanyuma utangire ubuzima bwo kwibwira neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko udukunda, utubabarira aho twibwiye ibibi, udushoboze kwibwira ibyiza. Ineza yawe ibane natwe, uduhe ibihe byiza, dushoboze kubaho ubuzima bumeze nk'ubwo ushaka, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.